Rero nkaba ngiye kubereka uko wakesitara WhatsApp muri telefone yawe, noneho nkaba ngiye kubitangirira kuri Play Store mu gihe WhatsApp ntayifite muri porogaramu yawe. Ukuntu ubanza kuyikora kuri Play Store mu gihe ufite Play Store ifunguye. Ku badafite Play Store ifunguye, ngiye kubasura n'akavidewo k'uburyo wafungura Play Store yawe, nako muzakabona kubankurikira. Rero ko ufite Play Store ifunguye, urabona ko ariyo nkanzeho ariyo ninjiye. Ukinjira Play Store uhita ubona ahantu handitse search for apps hejuru, niho ukanda ugasacinga nyine gushaka amaporogaramu, search for apps. Urabona uhita wandikamo WhatsApp nyine nk'ibisanzwe kuko niyo tugiye kwesitaramo dushaka. Urabona ko ihitiza, dore ngiyi hano hejuru, urabona ko nyikanzeho. Ukikandaho rero bahita bayikuzanira. Urabona hano kuri rino bara ry'ubururu hano handitse install. Install ni ukwesitara. Okay, niho tugiye gukanda kugira ngo twesitare WhatsApp yacu. Ugikanda kuri install bahita bakuzanira hano WhatsApp Messenger needs to access. WhatsApp Messenger ikeneye uruhushya rwo kugira ngo uyidownloading. Urabona hano handitse accept no kwemera, niho turi bukande. Tukanza accept, ubwo turabyemeje ko igiye kujya muri telefone yacu. Nk'uko ubibona urabona ko itangiye kwidownloading. Dutegereze turebe ko ijyamo, ariko uko mbikora ariko nawe uzajya ubikurikiza. WhatsApp yawe uzajya uyishyiramo neza mu buryo bworoshye kabisa, nta mwanya munini bigusabye. Urabona ko WhatsApp yacu yuzuye 100%, ariko iyo yuzuye irabanza ikesitara muri telefone. Utegereze neza urebe. Urabona ko WhatsApp yacu mu byuke twe twayidownloadinze yarangiye kudownloadinga. Urabona ko barimo twereka kuyifungura kuri open, niho uhita ukanda rero. Urabona ko WhatsApp yacu irafungutse, ko twamaze kuyidownloadinga tufite tuyigeraho ngo yagiye muri telefone. Reka dusubire inyuma turebe nimba no porogaramu naho yagiyeyo. Urabona ko muri porogaramu yamaze kugeramo. WhatsApp twayidownloadinze yageze muri telefone. Kimara kuzura 100% ihita ijya muri telefone ako kanya. Turayifunguye murabibona. Noneho tugiye, urabona ko batubwiye turakaza neza kuri WhatsApp. Urabona hano hasi h'ubururu agree and continue, kwemeza warangiza ukanakomeza. Niho tugiye gukanda kugira ngo dukomeze twesitara WhatsApp yacu. Urabona araha tugeze. Aha baratubwiye ngo dushyiremo nimero yacu ya telefone. Aha sasa rero niho bamwe bibacangira. Ahangaha nimero ushyiramo nimero nyine ya telefone, nimero iri muri iyo telefone urimo gushyiramo WhatsApp niyo ushyiramo. Kandi nanone iyo nimero ntabwo uhita ushyiramo ngo 078, wapi, uhera kuri 78 ukomeza, kuko ntabwo nimba ari Tigo ubwo ni 72 ukomeza, kuko 0 urabona ko ihari korodine z'u Rwanda. Imibare y'u Rwanda ni 50, ni y'u Rwanda. Ubu urabona hano yuko baba bakwereka ibindi bihugu. Urabona nko muri India ni 91 plus 91, Pakistan plus 92, y'u Rwanda rero ni 50. Ugomba kwemeza rero ko y'u Rwanda 50. Nimba uri mu Rwanda uri umunyarwanda ni ukwemeza kuri 50. Noneho kubera yuko ntabwo uhita ukomeza ngo wandike 078, ahubwo uhita ukomeza 78 cyangwa se 72. Ya 0 ntabwo uyishyiraho ko n'ubundi ibiriho. Iyo ni nimero yanjye ndimo gushyiramo. Urabona ko nta 0 nigeze nshyiraho. Tureta dukanda next, nibirangira dukomeza nyine aho hasi kuri next. Urabona ko twakomeje. Sasa rero ahangaha barakubwira ati
we will verify the phone number. Turaza nyine kumenya nimba ino phone number irimo nyine gukoresha. Aho ngaho rero bisaba ngo hano barakubwira ati uhindure nimero cyangwa se wemeze nimba iyo nimero ushyizemo koko. Turakanda OK, niyo dushyizemo niyo dukoresha muri telefone yacu. Ahandi rero nababwiraga, ahangaha rero iyo washyizemo SMS, bakoreza SMS kuri nimero washyizemo. Iyo nimero rero washyizemo itari muri iyo telefone, SMS bayohereza muri telefone washyizemo, ugakuramo iyo code baguhaye ukaza ukayandika mwahangaha bikahita bikomeza. Ariko iyo nimero washyizemo ari iri muri telefone n'ubundi bihita bikomeza automatique nyine nta bindi bintu ushyiramo, ntabwo uri gubishyiramo, bakoreza message muri telefone bihita bikomeza. Urabona ko baduha amasegonda yo kohereza izo code kuri telefone kuri zino nimero, ariko kubera muri telefone birahita bikomeza amasegonda narangira. Urabona ko twakomeje bihita byikora ako kanya, urabona message yaje bihita bikomeza bigenda. Dore ngizi za code nakubwiraga hejuru urazibona kuri notification, iriya mibare niyo ishyiramo, akiri simukadi iri muri telefone ntabwo uri rwishyiramo uhita ukomeza. Ariko iyo simukadi itari muri iyo telefone n'indi telefone ufata iriya mibare ukaza ukayishyiramo hariya ukabona gukomeza. Ubu ngubu rero twakomeje ko simukadi iri muri telefone n'ubundi. Aha tugeze rero, aha tugeze aba ari urabona muri profile information, amakuru ya profile yawe no gushyiraho ifoto yawe no gushyiraho izina uzakoresha kuri WhatsApp. Urabona nkanze hariya ku ifoto, ubwo ngiye gushyiraho ifoto, uhita ujya kuri gallery mu mafoto yawe cyangwa se ukajya kuri kamera ugafotora ifoto uri uhita ushyiraho ku kanya. Reka tujye muri gallery. Urabona ko nshyizeho ifoto, iyi ni foto nshatse ngiye gushyiraho. Ino foto rero urayiregera ukayishyiramo uko ubishaka nyine ukayiringanizamo neza. Urabona ko urimo kuyiringanizamo neza. Aka kanya ifoto yamaze kugeraho. Aha hasi rero no gushyiraho izina. Izina utekereza izina ushaka, ryaba ari irya nyaryo, ryaba atari irya nyaryo. Ubu urugero ngiye ushyizemo Rwanda. Ushyiramo izina ushaka iryo ari ryo ryose nta kibazo. Ashaka ugashyiraho n'agastika, tukahita dukanda next tugakomeza uko byarangiye. Ino stage ya nyuma WhatsApp ukaburangije kuyifungura neza mu minota mikeya kandi bikoroheye. Nukurikiza zino steps neza, WhatsApp uzayifungura neza muri telefoni iyo ari yo yose. Urabona rero ko WhatsApp yacu yarangiye. Ubu WhatsApp twayifunguye byarangiye, nta kindi gisabwa, ubu yamaze kugera muri telefone wanayestaye. Nubwo buryo wakoresha ufungura WhatsApp. Mu kanya duhura mba kandi ka video ku buryo ufungura Facebook, Instagram, TikTok, byose waba ufungura ushaka kubikoresha nka business cyangwa ushaka kubikoresha bitari nka business, byose nzabibereka. Nzagenda mbereka ibintu byinshi bya electronique bigiye bitandukanye. Icyo usabwa ni ukora subscribe ugakanda ku kanyenyeri kugira ngo video nzashyiraho uzatubona notification. Niba ushaka kugira ubumenyi kuri ibyo bintu byose, kora subscribe kandi ubiko no gukora share.